2013. 2013 waciye imyaka 8 uhagaritse. Umwana aravuka muri kumwe. Oya. Ngiye kubaha ikaze abakurikiye Delias TV, abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu mu by'ukuri ufite ubuzima bushaririye kubera amateka igihugu cyaciyemo. Aza gutangira twibwira, ahandi turaza kubana namwe. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Banyita Umulisa Marie Chantal. Umulisa Marie Chantal. Iwanyu ni hehe? Iwacu ni Impanda. Impanda. Ni mu kahe karere? Karere ka Ruhango, umurenge wa Byimana. Umurenge wa Byimana. Chantal. Karame. Insiyo yose uza kubona Delias TV kugira ngo mu by'ukuri ukorere ubuvugizi. Ikibazo ufite muri rusange giteye gite? Ikibazo mfite twageze ibyago mu gihugu hose, bivamo kubura umuryango wanjye, none akaba aricyo cyanzanye kugira ngo munshakire. Bagira ibyago ni jenoside? Jenoside yo muri 1994. Yego. Bisobanure neza, byagenze bite? Ntufite umuryango? Nta muryango mfite, gusa icyo nibuka igihe cyarageze batujyana mu kigo cy'imfubyi. Abandi babatwayeyo? Ntabwo mbazi. Gusa niho nisanze, giherereye i Kabgayi. Kabgayi cyitwaga ngo iki? Nta mazina yacyo uzi? Ntabwo nyazi. Byari muri kangahe icyo gihe? Igihe byari tujyamo? Yego. Wamenye ubwenge ryari wisangayo? Nisanze wenda mu myaka 3, ariko igihe naviriyemo nicyo nzi. Mwabemo muri kangahe? 1999. 99. Byatewe n'iki kuvamo? Ni bande babatwaye? Nyine amakuru mfite ni uko igihe cyageze bakabivugaho, noneho imiryango ikaza ikatureba, ushaka umwana bakamumuha. Ni koko nibwo buryo nageze ahomba. Yego. Uwo muryango ukuye mu kigo? Umuryango utuye he? Aho ngaho mba? Yego. Ni Impanda. Niwo mu kibana kuri icyo gihe? Ni niwe tukiri kumwe. Uvuze uti mwavuyeho 99, mutwaye mu muryango ijye kubarera, dusangiza ubwo buzima bwawe ukiri mu kigo. Ntabwo wibuka? Ntabwo mubayeho mute? Nyine urumva twari abana, kandi mu bana ntabwo nigeze mbura ibiryo, ngo nanone nicyo kintu nzi, kuko sinabwiriye ngo nanaburare. Nicyo kintu nzi cyonyine. Icyo kintu wibuka. Wavuye mu kigo se ufite imyaka mingahe ugereranyije? Gereranyije imyaka 5. Imyaka 5. Wowe watangiye ishuri? Oya, gusa ahubwo baduhaye inifomu, kuko urumva igihe cyo kujya ku ishuri cyari cyegereje, batujyana mu ishuri nyine mu miryango twari turimo. Watangiye ishuri ugeze mu muryango wagutwaye? Wize aho Impanda uri kutubwira? Ugarukira mu kangahe? Ngiye mu wa 2. Segonderi? Ugarukiye mu wa 2? Wahagaritse ishuri ryari? 2013. 2013 waciye imyaka 8 uhagaritse? Ubwo si ubuzima bwose wakorera iki mu by'ukuri? Ubwo namaze guhagarika amashuri. Byatewe n'iki ubundi kugira ngo uhagarike ishuri? Ngiye bishatse kwiga imyuga. Nasabye na manga nshyire mu myuga kuko numvaga nshaka amafaranga. Nyine arayindihirira, mbariho nkomeza. Mwize ibijyanye n'iki myuga? Mwize ibijyanye, mbere yabanje kundihirira kuboha imipira, nirangije njya mu kudoda. Mbanda birangije nabyo.
mu by'ukuri rero ndumva mfite amatsiko yo kumenya mu myaka 8 Chantal yarabaye hate nyine n'ubuzima busanzwe nari mbayeho nk'abandi ugereranyije bitewe n'uko mama ahagaze nyine ubwo ko tuvuye ko wabashije kuriheza imyuga ukiga ubu bimeze bite imipira ntabwo nyibaho kuko ubushobozi bwabaye buke urumva nyine narize ndarangiza akazi gahita gahagarara kubera kubura imashini yego ubu nta mashini ufite nayo mfite hanyuma se Chantal karama muri ubwo buzima bwo kuvuga ngo murerewe mu kigo muvuyemo muhawe imiryango igiye kubarera mwahakuriye kujya kwiga iyo myuga ntabwo wamaze gukura ngo ujye wagira amatsiko yo kuvuga ngo ese ndinde nyine narabibazaga ariko urumva nabibazaga nawe nta gisubizo yari afite umubyeyi gusa niba yambwira ngo nkomere nihangane ninjya reba ese baza kubafata mu kigo witwa Chantal Rwatubwiye amazina yawe wayakuye hehe nanjye nayisanzeho nyine icyemezo bamuhaye kiriho ayo mazina yanjye ko ari muri Samari Chantal yego ntabwo uzi ko bayise niba ari ababyeyi banjye nimba ari aho mba nabaga mbese ntuzi wo kwisa amazina nta gitekerezo ntacyo hanyuma umaze kugira amatsiko yo gushakisha se cyangwa no kwibaza ngo ndinde wakoze iki warashakishije nanjye nicyo cyari kinzanye nyine ngo munshakishirize twebwe rero nka Reality icyo dukora mu by'ukuri icyo tugufasha ni ugutambutsa ubwo buhamya bwawe hazagira ababona bavuga bati wenda umwana ko twari dufite isura ko tubona dusa nkaho tumuzi hakaba ari aho ngaho abantu bahera bavuga ngo bashakishe ko hari indi miryango ibikora ntabwo waba warigeze kumva uvuga uti wenda ngane Croix Rouge nyine niga mu wa mbere primaire hari umuryango waje uvuga ko ndi umwana we ari umumama ariko ibimenyetso yatanze ntabwo byabaye byo yavuga ko ari i Kigali ngari ubu ni hehe ntabwo mbizi yavugaga iki yavuga ko mfite imyotso hehe se ko ndabona ku matako urayigira se oya barayishatse barayibura nta kindi kimenyetso yatangaga oya nicyo kuko yari yazanye na Croix Rouge wese ucika intege se nahise ndekeraho numva nari nkiri umwana mbimenye ubu ngubu nibwo nje kubyinjiramo ko ari bwo nyimenya amakuru ko hari abantu bafasha komera rwose niko nakubwira nta kibazo amateka yabaye muri iki gihugu yagiye agiraho abantu benshi ingaruka hasigaye ari abapfakazi hasigaye ari imfubyi nk'izo ngizo buri badafite nabo bakwita ngo uyu ni papa ni mama ariko iyo bigeze kuri kesi nk'iyo ngiyo aho bari ibindi kuko ntubuzi ngo noneho ndakomoka hehe ese mvuka he mu by'ukuri ntacyo ubuze ntacyo rero ndagukomeza nicyo cya mbere nakubwira mubwira ngo ure kwiheba niho uri gucika intege kubera ko abantu batangiye kubona ababo iyo utarambiwe mucika intege nakurambirwa hari ibigenda Imana igenda ikora ibitangaza kandi Imana ikunda ipfubyi icyo kintu kugira ngo rwose abantu bafite amateka yose asa nkayo ntibakajya bacika intege mu mutima ibidakundiye aha bikundira ahandi turabyizera none se Chantal muri ibi bihe ubuzima bwawe buhagaze bute muri ibi bihe ubuzima bwanjye nyine burasharira kuko ntabwo mbasha kubona icyo nkeneye gute bisobanura ati wenda ubu urugero mfite umwana waranabyaye narabyaye mfite umwana ari kwiga irerero urumva gategura ngiye kwinjiramo birakomeye urumva ko kubona ibikoresho bizangora kandi ndashaka ko yiga icyo cyifuzo cyane mfite umwana yavutse ryari
2019. 2019. Papa wese arahari? Twavuga ko ahari, ariko ku buryo iyo umuntu ahari adahari ntacyo agufasha ntabwo avuga ko ahari. Birumvikana bigiremo n'ibibazo. Ubwo umuryango wabagamo se ubonye ibyo ngibyo ntiwagize impungenge akavuga ati noneho nyine birumvikana leta bahangayika ntabwo byabura. ariko ntibakuguye nawe ukundi bararetse umwana aravuka muri kumwe. nyine twavuga nk'iki ko umubyeyi acyaha umwana we nyine ntabwo byabura birumvikana, ariko ibyo umuntu arabyihanganira. umwana ari kwiga irerero n'iki se atari na materineri. irerero nyine no gukangura ubwonko bw'umwana ngo akiri mutoya kuva afite imyaka 2 kuzamuka ku buryo nyine agenda akanguka mu bwonko bwe. icyo bishatse kuvuga. Ubuse nyuma yo kubyara wiyumva ute? Nyuma yo kubyara wiyumva ute? Ubu nariyakiriye kuko iyo ndeba umwana wanjye ajya kwiga mpamagara mama, nanjye wenda nubwo byabaye mu buryo nifuzaga ariko mfite umuryango, niryo shami ryanjye mfite, nibyo byishimo mfite. Hanyuma se ikindi kintu numva nakubaza, ubonye nk'ababyeyi bawe kuko wakumva umeze ute? natangara ubwo nyine mbonye n'ababyeyi banjye simbizi nakishima. None se ubundi mu by'ukuri ko numva n'amazina wayitiwe mu kigo, ni icyo wumva bashobora kukumenyeraho ubu ngubu iyo wirebye ni nk'iki bimubajije ngo ubonye ababyeyi bawe wakwifata ute, wabakira ute? nyine numva nakishima, ariko ibimenyetso bya mbere na mbere ni ikibibi mfite ku kaguru kiba gifite ku buri umwana. Nicyo ikimenyetso, urumva amazina yo ntazwi. Gahunda uko wabyakira rero ko ikimenyetso urakimbwiye wabakira ute niyo myaka yose ishize? nyine urumva mbabonye nababaza impamvu kuko ubu nayo nzi nibo bani impamvu yatumye nyine tuburana. Kugeza ubu ntabwo uriyumvisha ko bishobora kuba ari impamvu z'amateka, kuko muri biriya bihe abantu baburanaga n'ababo ku mpamvu zitandukanye, ari abahunga, ari abo bisha abana bagasigara batyo. nyine ni ibintu byinshi byagiye bibaho kiriya gihe. nuko nyine icyo nakubwira muri wowe ukomere kandi utangire burememo wa mutima wo kuvuga ngo nina nawe nimbabona nzanezerwa uko mbabonye, nzabafata uko mbabonye, nzabakira uko nguko. niba ngombwa se nawe kuko ku isi ibintu byose birashoboka. ibi ni byiza duhura nabyo biraba bisimburana, sibyo? nakubwira ngo dufatanyirize hamwe, usagana n'abandi bashobora kuba bagufasha, kuko Doriarity dukora ibyo, hari n'abandi nabo bagenda bafasha abantu ku itangazamakuru bitandukanye, ukagenda ucaho ugerageza ukihambura, ugatinyuka, ugatanga ubuhamya bwawe ahashoboka. abantu bari kuboneka mu by'ukuri, ariko utigunze ngo ujye ahantu hamwe uvuge buriya ko navuye hariya bazambonera umuryango. twese iyo umuntu ashakisha umuryango bisaba gutata chance, ntabwo uzi mu by'ukuri ngo yabakura aha. ndashaka kubashakisha hose nzagera. amahirwe aho wumva uzashobora kugeza ibirenge byawe nzagerayo, uzahageze ushakisha umuryango wawe. kandi natwe turahari ngo tugushyigikire. ni ukuri. hanyuma wambwiye ngo kuri ubu ngubu ubuzima buhagaze neza, urumva nta kibazo? ubu bose nta kintu mfite nkora. dukora ntukora uri mu rugo? oya, mu rugo nabwo ntabwo nicaye gusa, umuntu aba ari gushakisha. umuntu arashakisha. noneho no kuvuga ngo ubonye abagushyigikira bakakubonera imashini watera ahantu ugakora? rwose nakora. uzi gufata ibipimo byose by'imyenda?
wenda kudoda bwo neza amezi 3 ariko ibintu nakoze nkajya nkora n'akazi no kubona imipira byo babizi neza iyo udoda navuga ngo Imana igushyigikire n'abadukurikiye niba bafite umutima ufasha bumva hari icyo bagufasha mu by'ukuri navuga ngo Imana ibakoreshe rero ubuzima bwa Chantal bwahinduka nzamukoze rero turimo turagana ku musozo nta n'ibindi bintu byinshi mu by'ukuri ushobora kukubaza kuko urumva amazina yawe ntabwo ntuzi inkomoko yayo ariko navuga ngo abakureba babona hari isura ihari babona hari iki mu Rwanda haje uburyo bwinshi bufasha abantu kuba babona ababo bazagerageza bakaduhamagara nimero zacu ziba zanditse kuri screen yacu hasi ushaka kuzibona yaba iza WhatsApp ukaba bakandika uwagira amakuru yandi amenya yisumbuye yaza ndetse de reality tukareba ko Chantal hari icyo yafashwa ukuri urumva se nta kintu babwiraho abandi bana nkawe abana icyo nababwira kirahari babashishikariza gushakisha imiryango yabo bakabagana nabo bakagerageza amahirwe bakabona ko hari icyo baronka yego icyo ndagushimiye rero wakoze cyane namwe murakoze